Ibihe byiza abakunzi ba Real Talk Channel, nitwa Etienne Gatanazi, ni nanjye wabateguriye ikiganiro kigiye kuvuga ku cyumweru cyahariwe imfungwa za politiki mu Rwanda. Ni icyumweru nk'uko muza kubyumva abatumirwa babivuga, cyahariwe ubukangurambaga bukorerwa izo mfungwa. N'abatumiriye muri iki kiganiro Maître Bernard Ntaganda, washinze akaba anayobora ishyaka PS Imberakuri. Bwana Bernard Ntaganda, karibu kuri Real Talk. Murakoze cyane Bwana Gatanazi. Muri iki kiganiro kandi turabana na Patrick Rugaba, ni umwe mu bagize umuryango udaharanira inyungu Rwanda Metics Youth Connect, uhuza urubyiruko rw'abanyarwanda biyumvamo guhezwa mu buzima bw'igihugu cyabo, haba muri politiki n'ibindi. Bwana Patrick Rugaba, ku murwa mukuru w'Ubufaransa i Paris, karibu kuri Real Talk. Yarakoze cyane Gatanazi, ndagushimiye cyane ko tugiye kuganira. Ndakuramukije kandi ncuruza na mugenzi wanjye tugiye guhura muri iki kiganiro, mugenzi wanjye kuba dusangiye ikiganiro, ariko Maître Ntaganda Bernard. Murakoze. Ubundi mu ntango z'ikiganiro, Maître Bernard Ntaganda, wakwibutsa abantu mu Rwanda, umuntu utazi ibintu bya politiki aramutse yumva ngo imfungwa za politiki, wamubwira ko ari izihe? Ni bande abo bantu? Murakoze Bwana Gatanazi. Reka mbanze nsuhuze mugenzi wanjye Patrick, kandi ngira ngo nashimire cyane kuko hamwe n'abo bafatanyije umuryango wabo ubona rwose baturi hafi muri iki gikorwa njye nkunda kwita ko ari igikorwa cya Rugomba Intwari. Nabo rero ni intwari. Urambaje uti rero, iyo umuntu avuze imfungwa za politiki mu Rwanda, gusa n'akantu nongeraho gatoya, ntabwo iki cyumweru cyahariwe gusa imfungwa za politiki zo mu Rwanda, n'imfungwa z'ibitekerezo. Nkeka ko rero turaza no gushyiramo mu kibazo cyawe, niba ntakuvangiye, n'imfungwa z'ibitekerezo. Nta kibazo, nta kibazo. Murakoze cyane. Iyo mu Rwanda rero tuvuze imfungwa za politiki n'imfungwa z'ibitekerezo, umuntu wese ufite inyurabwenge ahita yibaza ati kubera iki bimeze gutyo? Bimeze gutyo nyine kubera igihugu tubamo, igihugu kiyobowe n'ishyaka rya FPR ridashaka abanyapolitiki, cyane cyane abatavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR. Ahita yumva igihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'ishyaka FPR ridashaka abantu bagira ibitekerezo, mbese rishaka abantu bandi Uganda, ba bandi twita ngo nabigisi. Ndumva niyo shusho ngari umuntu yakumva iyo tuvuze imfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo. Ni imfungwa ziri mu Rwanda kubera ubutegetsi bwa FPR budashaka abanyapolitiki, cyane cyane abatavuga rumwe nabo, budashaka abantu bafite ibitekerezo, cyane cyane n'iyo byubaka igihugu, cyane iyo ibitekerezo binyuranye n'ibitekerezo by'ishyaka rya FPR n'abayobozi baryo. Murakoze. Nagira ngo harimo bamwe na bamwe, ibya byose ni amazina azwi, cyangwa ni ibinashoboka ko uko ikiganiro kigenda turaza kubona ko iyo miryango y'abo bantu inasurwa. Ni bande abanyapolitike bafungiwe kuba ari abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, bazira politike cyangwa abazira ibitekerezo byabo? Ni bande? Ngira ngo muri iki kiganiro urutonde rw'abanyapolitike ni rurerure. Ubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye aragerageza kunyunganira kuri urwo rutonde. Ngira ngo twanabanziriza ku munyapolitiki maze sinavuga ngo ni igihe gito,
amaze umwaka afunzwe ashubijwe muri gereza. Madamu Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka rya Darufa Umurinzi, yasanzeyo abandi banyapolitiki, harimo abari mu ishyaka rye n'abandi bari mu yandi mashyaka, n'izo mfungwa z'ibitekerezo zirimo abanyamakuru. Mu bandi banyapolitiki twavuga nka Deo Mushayidi, perezida w'ishyaka PDP Imanzi. Wenda ngiye ku mfungwa z'ibitekerezo, abanyapolitiki bo ni benshi, mvuze ab'ingenzi. Turasangamo abanyamakuru, Cyuma Hasani, abanyarwanda bose baramuzi. Hari umunyamakuru Theo Mubavu, nawe arazwi. Yewe hari n'abanyamakuru ejo bundi bafashwe, abana b'abasore bakoreraga ku kinyamakuru cyangwa se kuri radiyo na televiziyo Imbarutso ya Demokarasi. Abandi mfungwa z'ibitekerezo twavuga nka Leopold, ubanza baramuvanye bamuvanye muri Amerika. Urutonde ni rurerure, nanze kubavuga bose kugira ngo ntagira wenda abo nibagirwa, ariko wenda mbere yuko tunasoza n'ikiganiro nabaha niyo lisite, asibye ko ari ni lisite n'ubundi yabaye kimomo, kuko duhora tubavuga tubasubiramo kugira ngo abanyarwanda nyine bazafata umwanya wo kubazirikana, bumva abo bantu ndetse n'amahanga. Wenda mugenzi wanjye yanyunganira, ashobora kuba wenda yanaje anafite n'ako kalisite, kuko tumaze iminsi tukaganiraho. Murakoze. Bwana Patrick, wenda ikiganiro ntidufate umwanya cyane tujya mu rutonde rw'abantu bafunze. Barahari umuntu ashatse, biranagaragara ku mbuga zitandukanye kuri internet, ariko ndagira ngo umuntu ukurikiye ikiganiro umuhe ishusho y'ikintu dukunda kuvuga ngo umuntu yazize ibitekerezo bye bya politiki. Mu Rwanda bitangira gute mu kureba kwawe kugira ngo umuntu agere ahantu bavuga ko yafungiwe ibitekerezo bye bya politiki? Kubera ko niyo uganira n'abantu, tuvuge wenda babyumva kimwe n'ubutegetsi mu Rwanda, bakubwira ko abantu ngo bakuriyetinga drama. Gukuriyetinga drama ubwo ni ugukabiriza ibintu bidahari. Ubundi isura yo kuba y'ibitekerezo bishobora gutwara umuntu muri gereza mu Rwanda ni ibihe? Murakoze cyane. Biroroshye kuko mu Rwanda ubutegetsi dufite nk'uko Maître Ntaganda Bernard yabivuze, ni ubutegetsi butababarira umuntu uwo ari we wese ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyabo. Noneho bikaba ikibazo iyo bya bitekerezo utangiye kubivuga, waba biganiriza bagenzi bawe, waba bivuga mu itangazamakuru, waba bivuga ahantu hahurira abantu benshi, aho ngaho niho biba bitangiye kuba ikibazo. Rimwe na rimwe hari igihe wiyamwa bakakwiyama kudakomeza, cyangwa kugomba guhindura umuvugo ukavuga ibihuye n'ibyo bashaka. Icyo gihe rero iyo wowe wumviye umutimanama wawe kuruta kumvira FPR, niho bigeraho umuntu yicwa, umuntu afungwa, umuntu akorerwa n'ibindi byo kwibasirwa mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo rero nta drama cyangwa nta gukabiriza birimo. Dufite igihugu aho umuntu wese uvuze ibintu bitandukanye n'umurongo waciwe na leta, icyo gihe ahita afungwa. Ngira ngo mu bihe byashize twaranabiganira aha ngaha tuvuga abantu bagira gutya bakibasirwa kubera ko yavuze ko akennye gusa. Kubera ko FPR yashyizeho umurongo ko inkuru igomba kuvugwa ari yuko nyuma y'imyaka 30 igihugu cyateye imbere, ibintu byose bimeze neza. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo uvuze ko hari ubukene, iyo uvuze ko hari abaturage basenyerwa, iyo uvuze ko hari abantu bari kwicwa n'inzara, uba wamaze kujya hanze y'umurongo washyizweho n'ubutegetsi bwa FPR. Kenshi bikurikirwa no kwihanangirizwa cyangwa se gutotezwa mu bundi buryo, bikaba byanagera naho ushobora gufungwa. Mwavugaga abantu bari kuri uru rutonde rw'abantu imfungwa nyine za politiki n'iz'ibitekerezo. Ejo ubwo mu kiganiro nari ndimo harimo navuze ati harimo n'abantu bafungiye
gukora umwuga wabo uko bikwiriye. Avuga ati nk'abanyamakuru nta nubwo bavuga ko ari ibitekerezo, ahubwo ni uko bemeye gukora umwuga wabo uko bawize, uko wagombye kuba ukorwa. Ni ukuvuga ngo umwuga ukora nawo, niba FPR ishatse kuwukoresha ibitandukanye n'amahame y'uwo mwuga ukabyanga, icyo gihe nabwo wisanga mu bantu bagomba kugirirwa nabi, gufungwa, kwicwa, guhunga n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Abo bantu bose rero nibo tuvuga, nibo tuvugira uyu munsi, nibo iki cyumweru cyahariwe, nibo dukorera ubuvugizi. Hari benshi, hari umunyapolitiki Barafinda Sekikubo Fred, nawe ndumva batamuvuzeho. Hari madame Damangi Ryamugwiza Yvonne, ngira ngo uzi ko yazize kuba gusa yarasohotse akavuga ati hari ibibazo ibi n'ibi mu gihugu. Hari abantu benshi dushobora kuvuga, tuzi barya abantu bafunzwe kubera ko ngo basomye igitabo kivuga uko abantu bashobora guhindura ubutegetsi hatamenetse amaraso. Ubundi icyo ni ikintu cyiza, ahubwo cyagombye kuba kinigishwa mu mashuri kugira ngo tutazongera kubonaho abantu barwanira ubutegetsi bagombye kubanza kumena amaraso n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko ibyo byose kubera yuko bitari mu murongo ubutegetsi bwashyizeho, kuko waciye ku ruhande, icyo gihe wisanga nyine wagonze rwa rukuta Kagame yavuze, wari abantu bagonga urukuta, cyangwa se warenze wa murongo bavuga. Ni ukuvuga ngo wagiye hirya y'ibigomba kuvugwa, nk'uko ubutegetsi bw'igitugu dufite bwa FPR bwabishushanyije ko abanyarwanda bagomba kuvuga ibi, batagomba kuvuga ibi, bagomba kwemera ibi, batagomba kwemera ibi. Nuko nguko nabisobanura. Maître Bernard, kubera ko mbere y'uko umuntu afungwa nyine agezwa imbere y'ubutabera, nawe warahagejejwe mu mwaka w'2014, ndumva ndi mu banyamakuru bakeya bageze mu rugo rwawe hari i Nyamirambo. Tunabibutsa ko Maître Bernard turimo kuvuga nawe ari i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Ikintu kirebana n'ubutabera, we wageze imbere y'ubutabera, uhagera nawe uri umunyamategeko. Mu byo Rugaba yavugaga harimo aho bitangira kugira ngo umuntu yisange imbere y'ubutabera ajya muri gereza. Ikintu kirebana n'ubutabera mu Rwanda, u Rwanda ruri mu bihugu bivugwa bifite amategeko yanditse neza, na Madame Victoire yigeze kubikomoza, ariko ko ishyirwa mu bikorwa ryabyo ari ikibazo gikomeye. Waduha isura y'ubutabera wowe nk'umuhanga wabyo? Ese ubutabera mu Rwanda kubera iki budafite imbaraga zo kuba bwabasha gutandukanya ukwiye kujya muri gereza n'udakwiye kujyamo? Ese ni igikoresho cyo kubangamira abantu? ni iki? Urakoze Bwana Gatanazi. Nkeka ko gusobanura ubutabera bwo mu Rwanda, njye nkunda no kuvuga ko ari ubutareba, ntabwo bisaba ko waba warize n'amategeko. Ni ibintu bigaragarira umuntu wese, yaba uri mu Rwanda, yaba utari mu Rwanda, cyangwa se n'umuntu ugira umwanya akajya kumva ibyo abacamanza bavuga n'urubanza bacira abantu, cyane cyane abantu b'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ya FPR, cyangwa se n'abantu FPR ishaka kwigizayo kubera impamvu runaka. Ubutabera bw'u Rwanda rero ni ubutabera bushingiye nyine ku butegetsi bw'igitugu. Iyo ubutegetsi ari ubutegetsi bw'igitugu, ntabwo ubutabera bushobora kwigenga. Ni ubutabera bukorerwamo, ni ubutabera usanga umucamanza adashyira mu bikorwa ibyo yize, ahubwo ashyira mu bikorwa ibyemezo cyangwa se ibyo abayobozi ba FPR baba bayisabye gukora. Nta butabera rero buri mu Rwanda. Nge ndi umutangamuhamya w'ukuri. Mu mwaka w'2010 narafashwe ndafungwa ko ndi umunyapolitiki, fungwa ko nge nagize igitekerezo cyo gushaka kwiyamamaza nkahangana na Perezida Paul Kagame mu mwaka w'2010. None se iyo ufashe umuntu kubera ko yashatse kwiyamamaza, kandi itegeko nshinga rivuga ko umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kwiyamamaza, wavuga ko ngubwo ari ubutabera? Oya. Ni byinshi rwose bigaragaza
ko mu Rwanda nta butabera dufite kandi biranumvikana ingaruka nyine za bwa butegetsi bw'igitugu. Ntizimbye mu magambo rero, mu magambo ahinnye, ubutegetsi bwose bw'igitugu ikiburanga, irangashingiro ryabwo ni ubutabera butigenga. Harimo n'ibindi wenda kuko akomeje ikibazo cy'ubutabera, ariko icyo kintu kiri ku mwanya wa mbere uranga ubutegetsi bw'igitugu. Nta nubwo ari n'ubutabera gusa bwigenga ko mu Rwanda, ninde wigenga se? Umuntu ushobora kuba yigenga mu Rwanda ntabwo ni bangahe se? Muzumve niyo umukuru w'igihugu ahagarutse akavuga, nkeka ko Perezida Paul Kagame niwe muntu ufite uburenganzira bwo kuvuga uko yumva ibintu, byaba ari byiza cyangwa ari bibi. Abandi tugerageza, nkanjye ndabigerageza, aho bingeze ndahazi. Wari kuvuga ko wambonye asohotse muri gereza, wenda nabyo tuzaza kubigaragaho uko naje meze. Abandi babigerageje bavuzwe Madame Victoire Ingabire, wabonye ko yafashwe agafungwa. Hari abo ngabo bandi bari mu ishyaka rye, njye nemeza ko rwose icyo bazira ni ibitekerezo byabo bya politiki, kandi nta nubwo ubwo butabera bugira ubutwari bwo kugamburiza abayobozi ba FPR, ubutegetsi bwa FPR, kugira ngo bakore nyine ibyo amategeko cyangwa uko amategeko abiteganya. Ngubwo ubutabera dufite mu Rwanda. Wavuze ko mbivuga ndi mu Rwanda, si no mu Rwanda gusa, ahubwo njyewe ndi umutangamuhamya wabyo w'ukuri kuko byambayeho. Murakoze. Patrick, umuntu wumva ukuntu ibintu mu Rwanda bimeze, imiryango mpuzamahanga iravuga ikanenga ukuntu ibintu bikozwe, Human Rights Watch, Amnesty International, ni imiryango myinshi iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Hariho n'ibihugu bifite ikintu bivuga ku Rwanda, ko wagira ngo byavugwa bitavugwa nta kintu bivuze. U Rwanda rubikora uko rubishaka. U Rwanda twavuga ko ari imbaraga rufite imbere muri communauté internationale, cyangwa twavuga ko wenda hari ikindi, ni ukuba nk'uko Perezida Kagame yigeze kuvuga ngo turi abantu badafite ikintu, we have nothing to lose, nta kintu twikanga, twaciye muri bibi byinshi. Ni iki kibitera ibi bintu byose? byose birimo. Njye navuga ko kuko urumva duhereye ku icyo uvuze, ubundi ntabwo bibaho ko umukuru w'igihugu yavuga ngo nta kintu dufite duhomba, kuko usibye n'umukuru w'igihugu n'umuntu mu buzima busanzwe afite ibintu byinshi ashobora guhomba. Umukuru w'igihugu byonyine kuba ufite ubuzima bw'abantu barenga miliyoni 14 mu biganza ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo uri umuntu uba ugomba kwigengesera no kwitwararika mu byo ukora byose. Ariko kuba dufite umukuru w'igihugu ushobora kuvuga ko nta kintu ahomba, akavuga ati njyewe nzarwana nk'udafite icyo mpomba, ni ikikwereka ko dufite ikibazo nyine cy'umuyobozi witeguye kuba yakora ikibi cyose gishoboka mu gihe yumva ko kimufasha, atitaye ku ngaruka zizaba nyuma. Aho ngaho haranakomeye cyane, kubera ko imbaraga rimwe na rimwe wenda z'amafaranga, za lobbying, sinzi iryo jambo niba mu Kinyarwanda ryumvikana, uko abantu bashobora gukoresha amafaranga bakagenda batereta mu nzego mpuzamahanga, hafatirwa ibyemezo kugira ngo ibyemezo bifatwa bigende mu murongo ubafasha cyangwa bifuza. Ibi byose barabikoresha, nabyo nta no gutinya kubivuga. Hazamo na kiriya kintu cy'uko hari n'umutungo mwinshi wibwa mu bihugu by'abaturanyi nka Kongo ugenda ukoreshwa muri ibyo bintu, cyangwa se n'imitungo y'Abanyarwanda igenda ifatirwa. Ariko hari n'icyo kibazo cy'uko dufite umukuru w'igihugu ushobora kuvuga ngo njyewe kubera inyungu zanjye gusa ngiye gukora iki kintu, niyo cyazagira ingaruka ku gihugu cyose. Ahubwo aho ngaho hazamo n'ikintu kimeze nk'inshingano Abanyarwanda twagombye kuba dufite. Niba dufite abayobozi bashobora gukora ibintu batitaye ku nyungu, ku gihombo
dushobora kubigiramo nk'abenegihugu uyu munsi cyangwa ejo hazaza. Aho ngaho hahita hazamo inshingano y'uko twebwe uyu munsi dufite inshingano yo gukora ibishoboka byose kugira ngo ubwo butegetsi turebe uburyo ki bushobora guhindura imikorere cyangwa ubwo buhinduke, kuko aho biba biganisha nuko ibyo byemezo bifatwa biba bizatugiraho ingaruka ejo hazaza. Rero mbaye nkugaruka ku gisubizo cyawe, ku kibazo cyawe, nuko hari icyo kibazo cy'uko bakoresha izo mbaraga z'ubutegetsi, imbaraga z'amafaranga inshuti bafite mu kugira ngo rimwe na rimwe za raporo zikorwa kuri ako karengane cyangwa ibyagombye gufatwa by'ibyemezo kugira ngo ako karengane gahagarare, wenda mu nshuti zabo cyangwa n'abanyamahanga bamwe bafunga amaso, ariko hakazamo n'icyo kintu cy'uko dufite umuperezida ushobora kuvuga ati njyewe ndabikora ikiba kibi. Ngira ngo turi ku mfungwa za politike muzi uburyo ki bwana Rusesabagina yashimuswe akazanwa mu Rwanda. Mbere gato yuko afungurwa, Kagame yaravuze ati niyo watera igitero ku Rwanda ntabwo Rusesabagina azafungurwa. Nyuma sinzi uko byagenze, icyo gitero gishobora kuba cyarabaye igisimbimenye kuko yaje kurekurwa, ariko icyo nshatse kuvuga ni uko urumva aho umukuru w'igihugu avuga ngo niyo wagaba igitero ku gihugu, nuvuga ngo rimwe na rimwe abafite icyo kintu cyo kuvuga ngo ntacyo nkomba, nshobora gufata aba bantu bose nkabafunga, ibyakorwa ibyavugwa ntacyo bimbwiye. Aha rero hazamo ikintu gikomeye binahuye n'iki gikorwa turi gukora, kivuga ko abanyarwanda tudakwiye gutegereza ko hari umuntu uzatubwirira Kagame ngo rekeraho na FPR, uzababwira bati musigeho, ahubwo tukumva ko niba twebwe tudakoze ibishoboka byose ngo dufashanye nk'abanyarwanda, harimo nk'ibi ngibi byo kwita no kuvugira ku mfungwa ziri mu magereza cyangwa n'izindi nzira zose twakoresha kugira ngo icyo kibazo gikemuke burundu, niba twebwe tutabifashe mu biganza ngo twumve ko ari inshingano yacu, bizatubera ibibazo bikomeye cyane ahazaza. Maître Bernard, dukomeze noneho twinjire muri ubu buvugizi bw'imfungwa. Wowe mbizi ko wakomanze kenshi kuri za ambasade z'ibindi bihugu hari aho ngaho i Kigali, watubwira ese hari icyo byatanze mu buvugizi, kubera ko hariya wabaga wakomanze cyangwa n'ubu uracyakomanga ku muryango w'umuryango mpuzamahanga, bitanga iki? Ese impumeko ihari ni iyihe? Ni bya bihugu n'ubundi nyine u Rwanda rubona ko nta n'icyo bishobora kurutwara, cyangwa wenda mu mambasade ho bafite icyo bumva gitandukanye bashobora gukora kuri ibyo bibazo byose bihari ku banyapolitiki bafunzwe? urakoze bwana Gatanazi. Inzira zose zishoboka zo kuvugira izo mfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo mu ishyaka PS Imberakuri turabikora, kandi birumvikana ko ari njye ufata iya mbere mu kubikora. Ubuvugizi rero burakorwa, ngira n'amahirwe aho nkomanze muri izo ambasade ziri mu Rwanda rwose baranyakira, ikibazo tukakiganira bakacyumva, ariko nawe urabizi ko ibihugu uko bikora, wenda ndabona no kugerageza kunganira mugenzi wanjye wari umaze kubaza ikibazo nk'icyo ngicyo mu bundi buryo. Ubu ngubu ibigaragara kenshi, kandi nkeka ko na leta y'u Rwanda ibyitwaza, hagati y'ibihugu harimo inyungu. Ubu ngubu ntabwo tukiri mbere ya 1989, igihe hari intambara y'ubutita, mbere y'uko ya rukuta ko mu Budage bwa Berlin rusenywa. Ndibuka n'itangazo nigeze gukora cyagiye yari habaye inama ya Shogamano mu Rwanda, nerekana ko bya bihugu, uriya muryango wabaye indiri cyangwa indiri indiri mbese y'abayobozi barenganya abaturage, bahagarikiwe n'ibihugu by'i Burayi, harimo igihugu cy'Ubwongereza. Byari bifite icyo bisobanura.
hari n'irindi tangazo nakoze mbwira perezida w'Ubufaransa Macron yaje mu Rwanda, mubwira nti rero kuza mu Rwanda mukaganira n'abayobozi b'u Rwanda, ibi biragaragaza ko mwebwe imbere yanyu hari abanyagitugu beza n'abanyagitugu babi. Ejo bundi nabwo nandikiye cyangwa se nakoze itangazo. ubwo ni ukuvuga ngo u Rwanda ruramutse mu myumvire yawe uramutse urushyira mu banyagitugu babi cyangwa beza ruri hehe rwo? Imbere ya Macron nyine n'abandi banyaburayi, u Rwanda ni abanyagitugu beza, kuko hari abandi bivuga banyagitugu bafatira ibihano nabyo turabigeraho. U Rwanda ni abanyagitugu beza. Nayimvuze ejo bundi nandi nkora itangazo, ryari itangazo urebye ahanini rigenewe abayobozi ba Amerika, nabwo sa nk'ujomba muri ibyo by'abanyagitugu beza, ni ukuvuga ngo u Rwanda ni abanyagitugu beza, nereka umuyobozi wa Amerika kuki hari ibihugu Amerika ifatira ibihano kubera gusa ko batubahiriza ibintu bya demokarasi. Icyo gihe namubwiye igihugu hariya muri cya Venezuela, murabizi mwese ni inkuru yabaye kimomo ukuntu Maduro yafashwe, ariko ahangaha byumvikane ntabwo aribyo nshaka ko bakora mu Rwanda, kandi mbivuze mbivanye ku mutima, si ukuvuga ngo ni ubwoba n'iki, njye niko mbyumva, nta nicyo byadufasha ko baza bagaterura umuntu hano mu Rwanda w'Abanyamerika baramutera asibye ko batanabikora. Ndaza kwisobanura impamvu ntanze urugero nko kuri Venezuela. Mwabonye Iran ibyo bakoze murabibona n'ibyo bari gukora, ariko icyo bitwaza cya mbere ni iki? Icyo bitwaza ngo ni uko Iran ari abanyagitugu, nta demokarasi ihari. Ingero ni nyinshi zerekana ko imbere hariya bihugu hari abanyagitugu beza, hakaba n'abanyagitugu babi. Icyo rero mbasaba iyo nahuye nabo cyangwa no muri ayo matangazo, ni ukubabwira duti mwebwe iyo mwigisha demokarasi hanyuma mugafunga amaso ku bibera mu Rwanda, murumva mutaba ari ukujijisha? Bikagaruka ku cya kiri nyine cy'inyungu. Bigaragara neza ko ubu ngubu ikintu kiri imbere n'iyo mibanire y'ibihugu ni izo nyungu. Inyungu zishingiye ku ndangabitekerezo za politiki ntabwo zifite imbaraga cyane, gusa barabyitwaza kugira ngo bikize ba banyagitugu babi bababangamiye. Ariko abanyagitugu iyo babaye beza nka Venezuela, ubu ngubu babaye abanyagitugu beza, murabona ko ifitanye umubano mwiza n'Abanyamerika. Iran nayo numvise, niba ntibeshye, ko bashobora Abanyamerika kuzajya gushora imari ingana na miliyari hari 300 z'amadolari baramutse babaye abanyagitugu beza bakabumvira. Ibyo ni ibintu rero biri muri politiki mpuzamahanga. Ndagira ngo mbwire n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ya FPR na leta ya Kigali ko icyo kintu tugomba kuzajya tukimenya mu gihe cyose tuganira na bariya bantu, tukakibibutsa kandi tukumva ko Rugaba yabivuze tutaba ari bo tugomba gutegaho amakiriro. Ariko kandi kubana nabo ni byiza, cyane cyane ko tubashyira imbere y'ibibazo batera Abanyafurika, ibibazo batera u Rwanda, yewe n'ibibazo by'ubuzima. Baratwigisha demokarasi, ihame rya demokarasi ishingiye ku mategeko, ubwisanzure, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko ugasanga barafasha abanyagitugu
babo beza. Ariko kandi nkeka ko nanone hari ibyo badufasha byinshi, kuko nubwo tuvuga ko bashyigikiye abo banyagitugu beza b'ubutegetsi bwa Kigali, hari aho rimwe na rimwe bakomakoma kandi bikagira icyo bitanga. Njye ndaba nk'urugero mfungiwe muri gereza, ari gereza hano i Kigali, ari hariya Impanga, bagiye bansura kenshi. Hari n'igihe basanga ndi ku Ngoyi, cyangwa se bababwiye ko bari buze kunsura bakankura ku Ngoyi, aba ndahumetse rwose. Ni cyane cyane nka ngo ufunzwe ute kujya ku Ngoyi mu kinyarwanda cya gereza y'iki gihe ubwo ni iki? Kuvuga ngo kujya ku Ngoyi, akenshi babaga banyuma ibyo ngomba kubona mpabwa n'amategeko, cyane cyane ibijyanye n'ifunguro, kuba bambuje wenda nko kujya gukora siporo n'abandi. Ni byinshi bakoraga, rimwe na rimwe no kunkubita narakubitwaga, kandi ibyo birazwi. Tugomba rero kubegera. Ejo bundi ari naho nagiye barananseka cyane, kuko nababwiye nti mumbabarire umunsi ntabwo mvuga ibintu bya diplomasi cyangwa mu buryo bwa diplomasi. Ndababwira uko ibibazo biteye n'uruhare mufite muri ibibazo dufite abanyapolitiki batavuga rumwe n'ishyaka rya FPR, yewe n'izo mfungwa z'ibitekerezo. Birakorwa rero, kandi tugomba no kubishyiramo imbaraga. Yego ntabwo byose babidukorera, cyane cyane ko banabitubwira akavuga ati mwebwe uruhare rwanyu ni uruhe? Ni uruhare rw'abanyarwanda, ni uruhare rwacu rw'abanyapolitiki tutavuga rumwe n'ishyaka rya FPR, kuko burya ngo umuntu afasha uwifashije. Reka tubanze dutere intambwe twifashe, hanyuma nabo dukomeze tubatitirize, kandi nkeka ko ibintu bizajya mu buryo, kuko n'izi nyungu turi kuvuga wenda leta y'u Rwanda ibereka ejo cyangwa ejo bundi, cyangwa wenda byanatangiye, biragaragara ko bashobora kuba batagifite inyungu ku Rwanda uyu munsi cyangwa ejo bundi, kandi byose birashoboka. Murakoze. Rugaba, turacyakomeza muri ibi birebana n'ubuvugizi. Mwebwe Rwanda Metex Youth Connect akenshi ni urubyiruko nk'uko nabivuze rwiyumvamo guhezwa ruri hanze y'igihugu, nko kuri iki kintu kirebana n'imfungwa za politiki. muri kure, bamwe bari i Buruseli, abandi bari i Paris, abandi bari muri za Canada no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukora ibikorwa ki bifite izihe mbaraga, iyihe impact kuba urabona nka Bernard Ntaganda we ari i Kigali, ari kumwe nabo n'ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Mwe bite mukora gute? Urakoze cyane. Rwanda Metex Youth Connect, intego enye dufite harimo kwita ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda, kuzivuganira cyane, ubwo biraza mu buvugizi. Harimo ikibazo cyo guhindura imyumvire kuri icyo kibazo, kuko ni ingingo ukwayo nayo twajyaho. Muri ibyo bibazo dufite harimo ikintu cy'uko abanyamahanga rimwe na rimwe bafite ukuntu bumva ibibazo byacu. Ariyo mpamvu nk'ibyo Bernard akora no kugerageza guhindura imyumvire, natwe biri mu nshingano zacu. Hakaza n'ikintu cyo kwigisha cyane cyane urubyiruko, kwibuka ko ari abenegihugu kandi ko igihugu kibareba, kuko kenshi usanga nk'aha mu mahanga baravuze turi mu mahanga, hari umubare munini cyane w'urubyiruko ruhagera rukigira mu bundi buzima. Rimwe na rimwe ugasanga ntibanibuka ko ari abanyarwanda, ntibanibuka n'ikibazo ubwacyo cyatumye uyu munsi bari muri ibi bihugu, kuko bamwe cyangwa benshi baba baraje ari impunzi, cyangwa ababyeyi babo bakaba aribo baje ari impunzi. Urumva rero ibyo byose bifite icyo biza gufasha, bihuye n'ibyo ngibyo Bernard Ntaganda akora nawe ari i Kigali, kuko
harimo icyo kintu cyo kwibutsa abenegihugu ko ibyaba byose ari twe ba mbere tugomba gufata inshingano zacu mu biganza byacu. Hari icyo ngicyo cy'ubuvugizi, hakazamo n'ikindi kintu cyo kuba twagerageza kwishakamo ubushobozi bwo gufashanya hagati yacu, kubera ko niba twiyumvamo ko kandi niko bimeze ko igihugu cyacu kitatwemera cyangwa kitadufata nk'abenegihugu bafite uburenganzira bwuzuye. Njyewe bajya banabinyandikira, hari umuntu ugeze kubinyandikira ambwira ati uzagwa mu mahanga uri umuntu umeze nk'umunyarwanda wo mu cyiciro cya kabiri udafite uburenganzira ku gihugu cyawe. Ibyo rero ni ibintu duhura nabyo turi benshi. Ni ukuvuga ngo dukora ubuvugizi, tugerageza ibishoboka byose kugira ngo abanyamahanga cyangwa abo bantu bakorana n'u Rwanda bahindure imyumvire ku bibazo dufite nk'abanyarwanda. Harimo n'ikintu cyo kugerageza gushaka imikoranire n'imiryango mpuzamahanga yita nko ku bibazo cyane nk'ibyo by'impunzi n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko hakanazamo ikintu cyo kugira ngo twishakemo ubushobozi dufashanye hagati yacu. Ari naho twinjiriye ahangaha muri iki cyumweru cyahariwe imfungwa za politiki mu Rwanda, kuko turavuga tuti igihe cyose ibibazo byacu bitari byakemuka, hari ibyo dushobora kwikemurira twebwe ubwacu. Nitwe tugomba kwishakamo ubwo bushobozi butoya ariko bushobora gufasha bagenzi bacu bari mu kaga, bari inyuma yacu. Kuko nk'uko bivuze, nshobora kuba ndi impunzi, ndi Paris, ndi Buruseli n'ahandi, ariko nshobora kugira icyo mfasha impunzi iri mu nkambi, nshobora kugira icyo mfasha uyu muntu uri ku ngoyi nk'uko Mbete Ntaganda bivuze, avuze ibyo kuba bimwe byo kurya. Hari abantu baba bari mu magereza, rimwe na rimwe n'ari amafunguro bahabwa nabwo gake cyangwa nabwo adahagije, wenda umubiri we utamwemerera ko ashobora kuba yafata ayo mafunguro akomeze kubaho. Uwo muntu akeneye ubufasha bwacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Donc icyo nashaka kuvuga ni uko aho tuzira ni muri icyo kintu cyo guhindura imyumvire, kuganiriza abanyamahanga tubereka ibibazo dufite mu gihugu cyacu, kuganiriza no kwigisha bene igihugu bacu, cyane cyane urubyiruko, tubibutsa ko ari twe dufite inshingano ya mbere kugira ngo dukore ibishoboka byose ibintu bihinduka iwacu, ibibazo dufite tubyikemurire. Ariko hakazamo n'icyo kintu cyo kwishakamo ubushobozi hagati yacu, ari naho kuri iyo ngingo twinjiriyemo ahangaha muri iki cyumweru, kubera ko muri bimwe bizakorwa hazazamo ikibazo cy'ubushobozi. Abantu bakeneye gufashwa mu buryo bw'ubushobozi, abantu bazajya muri gereza gusura izo mfungwa, wenda Ntaganda kubivugaho gatoya. Hari ubushobozi bisaba, kandi ugasanga kenshi nk'aba bantu baba bari mu Rwanda bariyemeje guhangana na FPR ikora ibishoboka byose kugira ngo ibafungire amayira yose ashobora gutuma ibyo bashaka gukora byose bashobora kubikora bisanzuye cyangwa bafite ubushobozi bwuzuye. Bityo rero twe tukabona ko ari inshingano yacu kuza kubwira bene wacu tuti, niba uyu munsi wari kunywa amacupa 2 y'amazi, ushobora kunywa icupa rimwe ry'amazi, andi mafaranga amadolari 2, 3 cyangwa amayero 2, 3 cyangwa amagande cyangwa amarandi cyangwa aho waba uri hose, wari ku gucupa rya kabiri ry'amazi ukayigomwa, ukaza ukayahuza n'ayanjye n'ayagatanazi n'ayundi, tukazajya gufasha bari bene wacu, abantu bazajya kubasura muri iki cyumweru bakazabona icyo babashyira. Donc Metix naho ngaho tuzira kuri iki cyumweru, ni mu bwo buryo bwo gufasha mu bifatika, twishatsemo ubushobozi twebwe ubwacu, ariko mu buryo bwagutse harimo icyo kintu cy'ubuvugizi no guhindura imyumvire no kwigisha bene wacu, cyane cyane urubyiruko, ko igihugu cyacu kitureba kandi ibibazo byacyo ari twe tuzabikemura. Muri uko guhindura imyumvire, Patrick, harimo no kuba ubwo guhindura imyumvire ni ukujya imbere y'iyo communauté internationale, umuryango mpuzamahanga, kuwubwira muti ibintu bimeze bitya na bitya bikeneye guhinduka mu Rwanda. Ariko uko mujyayo na leta y'u Rwanda nayo ijyayo, turabona u Rwanda ruzana imbaraga zarwo rwose, uko baje gutaha urwibutso hari i Paris, ziriya bari imbaraga za diplomasi n'ahandi n'ibindi bitandukanye, ntabwo ari mu Bufaransa gusa. Muri imbere y'imbaraga zikomeye, murajya imbere y'abadiplomate hano b'abazungu kubabwira muti mudufashe ibi, ariko n'urubyiruko rw'u Rwanda narwo rujyayo rubabwira ruti bariya abantu bafite ibyaha bakoze mu Rwanda, bafite ingengabitekerezo ya jenoside. C'est ce que j'imagine bishobora kuba biravugwa cyane imyumvire y'abantu bamwe na bamwe. None Patrick, mwiyumvamo izihe mbaraga, mwumva mufite izihe mbaraga imbere y'abajene b'abanyarwanda ko mwe mukora nk'abajene nyine? Ndavuga abajene b'abanyarwanda bavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali. Okay, urakoze cyane. Imbaraga turazifite nyinshi cyane, ahubwo nuko tutazi ko tuzifite. Hari ibintu bibiri, ibi bihugu iyo bikorana n'u Rwanda, harimo abantu harimo ibintu bibiri, harimo icyo kibazo cy'inyungu, kuba bashobora gufunga amaso ku bintu bazi,
ariko harimo n'ikintu cy'uko rimwe na rimwe mu bantu bari mu nzego zifata ibyemezo bashobora kuba badafite n'amakuru yuzuye cyangwa bayobywa. Bimwe niyo mpamvu ubona hari amafaranga atangwa mu itangazamakuru kugira ngo berekane isura u Rwanda rudafite n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Abantu bari muri ibi bihugu bari mu nzego zifata ibyemezo, ibi bihugu ni ibihugu birimo demokarasi. Usanga abantu baragiye batorwa bavuye mu baturage aho batuye. Abo bantu bafite abana b'Abanyarwanda bagiye bigana mu mashuri, bafite abana b'Abanyarwanda bagiye bakorana mu mirimo itandukanye. Twe icyo dukora turababwira tuti hera kuri uwo ngo mwigana, hera kuri uwo ngo mukorana. Abenshi bafite ubwenegihugu mu bihugu barimo, bari mu mashyaka ya politiki. Hera kuri abo banyapolitiki muri kumwe, ubabwira uti turi hano turabafasha, turi kubatora, turi kubamamaza, ariko iwacu naho dufite ikibazo iki n'iki. Ni ukuvuga ngo icyo kintu tugikoze turi benshi aho turi hirya no hino, njyewe nemera ko byanga bikunda mu myaka 2, 3, 5, 10 twazisanga mu bihugu byinshi turimo abantu bafata ibyemezo bafite amakuru yuzuye ku gihugu cyacu. Icyo gihe haba hasigaye icyuko wenda hari ibyo bakora kubera inyungu. Ibyo nabyo nitwe bireba. Tugomba kuzageza ahantu dukora ibishoboka byose tukereka aba banyamahanga yuko inyungu bashaka muri kariya karere no muri kiriya gihugu zidashobora kuzaba inyungu z'igihe kirekire niba hari igice cy'Abanyarwanda gikomeje kwirengagizwa. Aho ngaho tugombye kuhagera naho. Hari ibigomba ushobora gukorwa mu nzira nyinshi zitandukanye, ariko ni twebwe bireba. Ni ukuvuga ngo hari icyo cyo kubanza gusenya iyo narrative cyangwa uwo murongo. Uyu munsi urabizi Gatanazi, ujya kuvugana n'umunyamahanga agakubaza ariko uri umuhutu uri umututsi. Kubera iki? Kubera ko mu mutwe we afitemo ikintu cy'uko hari uko umuhutu avuga n'uko umututsi avuga. Nyamara ntabwo ariko bimeze. Twe iwacu tuzi ukundi kuri gutandukanye. Abo bantu rero ni inshuti zacu, ni abantu twigana, ni abantu twiganye. Ndavuga urubyiruko muri rusange ruri hanze urwo tubwira ko rugomba gufata ibintu mu biganza. Ni abantu dukorana cyangwa twakoranye, ahubwo icyo tugomba gukora kenshi ni ukubibutsa ibibazo dufite, ni ukubegera, ni ukubagira inshuti, ni ukubana nabo. Ntabwo ari ukujya kubashaka mu biro gusa, ni ukuba inshuti nabo, tugasangira, tugasohokana, tukagendana. Icyo gihe ikizaba gisigaye ni ukubereka ko n'izo nyungu mu myanya barimo bari gufata ibyemezo bijyanye n'ibihugu byabo, n'izo nyungu zishobora kuba atari inyungu zuzuye, zishobora kuba atari inyungu za nyazo, igihe bazakomeza gufata igice kimwe cy'Abanyarwanda babujijwe uburenganzira ku gihugu cyabo bagashyirwa ku ruhande. Numva ari aho ngaho dufitiye imbaraga, kandi njyewe ntekereza ko duhuje imbaraga tukabyumva turi benshi kandi tukabishyiramo umwete, hari ikintu gishobora guhinduka. Nubwo bitaba uyu munsi, ko tugomba no kurenga ikintu cyo kumva ngo turi gukora ibintu ngo kugira ngo mu mwaka utaha tube twatashye. No, tugomba kugira plan, cyangwa se tugomba gutegura ibintu mu gihe kirekire. Nuko nguko njye mbyumva, numva ko byanga bikunda FPR turusha ubutegetsi, ifite ubutegetsi ntabwo dufite, iturusha amafaranga nayo irayafite, yaba ayo ivana mu Banyarwanda, yaba ayo ivana muri Kongo no mu bindi nk'ibyo ngibyo. Ariko dufite ubumenyi, dufite ubushake, dufite inshuti, dufite ibindi natwe byinshi dushobora gukoresha kugira ngo ikibazo cyacu kimenyekane, kandi abafata ibyemezo bageraho bumva ko ari byiza ko icyo gice cy'Abanyarwanda bandi nabo bashyizwe ku ruhande na FPR bashobora kwinjira mu mikoranire n'ubuhahirane bw'ibihugu byabo n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Maître Bernard, wowe uri imbere by'ubutegetsi bufite imbaraga nk'uko Bwana Rugaba mu kanya abivuze abikomojeho, ubundi washaka uwumva u Rwanda gutya ari nk'umunyamahanga yumva nk'iki kiganiro, uramutse umubwiye ahantu ukura imbaraga zo gukorera politike mu Rwanda, ahantu wafungiwe, ahantu abaparteneri bawe barimo Ingabire bafunzwe, nawe ukaba warigeze kuba imfungwa ya politike, izo mbaraga wamubwira ko uzikura? hari akantu mbere yo gusubiza ngira ngo kumvikane neza, abantu badukurikira, abanyarwanda, abanyarwandakazi, abarwanashyaka b'ishyaka PS Imberakuri n'abandi bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ishyaka rya FPR, ntibumve ko niba navuze ko ibi bihugu bireba inyungu bikavugana n'abanyagitugu beza, ntibumve ko twamanitse amaboko. Muri PS ntabwo tujya tumanika amaboko, ahubwo turi kuvuga ukuri kw'ibintu uko bimeze. Bitavuze ko tudafite uburyo
bw'uko twahangana n'ibyo bintu. Icyo kintu cyumvikane, kuko ntabwo ishyaka rya FPR siryo shyaka rya mbere ryayoboye u Rwanda kandi ari ishyaka ry'igitugu. Hari abandi babanjirije FPR, abo bandi nabo barabanzirizwa kandi ibintu byagiye bihinduka. Byongerere mbishimangire, nkunda kubivuga, FPR ifite imbaraga, dufite gukomeza umutsi. Ikiri hejuru y'ibyo dufite n'ukuri. Nzi neza ko tuzayigamburuza, kandi nk'uko nigeze kubikomozaho, n'izo nyungu bayifiteho zishobora kuba zigenda ziyoyoka ari uyu munsi cyangwa n'ejo, kandi biri kugaragara. Ibyo rwose byumvikane, nta kumanika amaboko, nta gucika intege. Turi mu kibuga cya politiki kandi duhagaze neza. Ikigaragara ubu FPR imeze nk'ikipe yananiwe, igeze mu cyiciro cya kabiri. Ubu turi gukina iminota ya nyuma kandi murabizi ikipe yananiwe. Uravuga uti rero izi mbaraga zo kuba nkora politiki no guhangana n'ishyaka rya FPR uko rikora, ntabwo byoroshye kubisobanura, kuko hari ibintu bisa nkaho biba muri kamere y'umuntu, cyane cyane ibyo kwanga akarengane. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda cyangwa n'abandi bose batajya bankurikira batanzi, ibi bintu byo kurwanya akarengane njye nabitangiye mfite imyaka 21, kugeza n'ubu ngubu ndacyakarwanya. Narwanyije akarengane habaga mu Rwanda mu gihe cya MRND iri mutoya, kandi icyo gihe nakarwanyaga ndi no mu myanya y'ubutegetsi ko na assistant burugumesitiri. Ndabyibuka hari uwari prefe wa Gitarama yatumije aba assistant burugumesitiri ba Gitarama, ubanza twari 51. Ubanza yari Dr Yamuremye, yigeze kuba perezida wa Sena, ubu ngubu icyo yari prefe Gitarama. Aradusaba ngo twese tujye muri MRND. Njye naramubwiye nti, narahagurutse ndamubwira ntabwo bishoboka nyakwa prefe, twese uradushyira muri MRND, andi mashyaka ajye hehe? Mpita mubwira ko ngende mu ishyaka rya PSD. ararebana. Icyo gihe nari n'umusitari nzi gukina n'umupira kuko baje bari bananzi, mbona baseta bumetse bose bavugije induru bakoma amashyi. Ubanza icyo gihe narakuye nk'abayoboke barenga nka 50-80 binjira mu ishyaka rya PSD. Ibintu amateka arisubira. Ndibuka nkora muri Rwanda Revenue muri za 2004, hari umuyobozi wa Rwanda Revenue nawe watumije abantu turi mu nama, kandi Gatanazi urabizi Rwanda Revenue ikigo gikomeye kiranduta na minisiteri inshuro nyinshi. Nawe akora ibyo ngibyo ngo abantu bagomba kwitabira bakajya muri FPR. Nawe naramubwiye ntibishoboka, ngende muri PSD, ahubwo n'ababishoboye bankurikire. Ndabona atwaye abantu benshi gihe. Byamvirimo n'ibibazo wenda icyo gihe cya MRND. Icyo gihe ntabwo nagize ibibazo byinshi cyane ko amashyaka amaze kwemerwa na MRND ifite ibibazo, ariko mu gihe cya FPR icyo gihe mbibwira umuyobozi nagize ibibazo bikomeye. Batangira kujya mu madosiye nakoraga ngo ndiba, ibyo birabona. Baza no kuvuga ati reka tumukure i Kigali tumujyanye mu ntara abana na nyina, wenda na nyina agira agahinda. Imana ikinga akaboko ko nabivuga, ariko ndagira ngo shimire n'uwo muyobozi, sinshaka kumuvuga mu izina we.
uwo muyobozi yarinde icyo gihe bwana Bernard. Hmm? halo uwo muyobozi icyo gihe yarinde uwo ntabwo muyobozi icyo namuvuga gihe yarinde nawe icyo gihe wari mu Rwanda uramuzi nyuma si ko nyuma twanabaye n'inshuti aba ati umutinyuka kandi nyuma n'abaminisitiri baramutinyaga nibwo tugiye kugirana ibibazo njya gushaka umuntu wari secrétaire d'etat namubwira ati ariko wamfashije ko patora amereye nabi ntabwo reka ngo mbona se n'umuntu ukomeye nta muntu umugeraho ntabwo bishoboka abanero ndahebera urwaje ariko nyine kubera ko twari dukunda kuganira nari umujuriste urumva ko umuntu w'umunyamategeko burya rimwe na rimwe hari igihe abantu bashyira mu gaciro banabubaha nkanajya n'inama ku bibazo bimwe na bimwe ageze avuga ati ariko si umuntu hari igihe akoze n'inama ati ariko se kanaka muramushaka w'iki ko ndeba yiyamamaje no kuba depite akanga kujya mu ishyaka ryacu icyo gihe 2003 nayo yiyamamaje kujya muri kuri lisite ya PSD ibyo ni ingendo nagira ngo ntange ko nanjye hari ibintu nkora singiye kubabeshya abanyarwandakazi mu nyumva hari ibintu nkora nyuma naho nkibaza nti ese ubu binagomba kubikora niki cyamvugiyemo mwabonye ejo bundi njya gutabara Ingabire bamufashe ndababwiza ukuri nyuma yaho nasubije amaso inyuma n'amande ariko siko nashobora no gupfa nashobora gupfa muri iryo joro ni ibintu rero bimbamo gutyo kandi ni sinzi uko nabivuga naba n'urundi rugero rukomeye njya mbibwira abantu muri FPR bavuga ati wowe uratinyuka cyangwa se abantu b'inshuti bakambwira uratinyuka uhangana na FPR gute nkababwira ati ngewe no mu gihe cya jenoside nahanganye n'interahamwe ndibuka nigeze kubabwira ati amaraso y'abatutsi azabahama twari mu nama icyo gihe mpita niruka ndagenda hari n'abo nahishe benshi banakomeye barongoye n'abagabo bakomeye ni ukuvuga ngo rero icyo kintu icyo kibazo warumbaje biza gute mu magambo makeya numva ntakunze akarengane rwose nabyibukana mama akiriho yajya bambwira ati umuhungu wanjye wakuze ufite akazi keza warije ubona diplome zaminuje z'ikirenga n'ibiki byose kuki udashaka ngo umugore nawe utuze nk'abandi nkamwe ati njyewe numva afite ikibazo muri iki gihugu ikibazo cyihese umerewe neza nkamatera abandi bamerewe nabi ni ibintu rero bindimo n'iri shyaka rya FPR ntabwo ari ibintu byoroshye kuko hari abagiye abari kugenda byumvikane wenda ntabwo bishobora kugenda ariko ni ibintu bindimo kandi nkeka ko kugira ngo bimvemo ntabwo ari ibintu byoroshye ndabyibuka mpura n'ibintu byinshi tibuka ishyaka PS rimaze kwemerwa abantu bamumagaye felicitation ugiye kuba minisitiri bagiye kuba umwanya w'abadepite bikajya byagera muri famiye ati ni byiza cyane tugiye ku ariko nyuma yaho nyine bakumva ukuntu agiye nitwara imbere ya FPR nyibwire bitagenda neza nkatera n'intambwe avana ngiye kwiyamamaza ntabwo ati ibyo byihorere twifatira imyanya ibyo rero byarananiye kandi mbihagazeho ntabwo ari ibintu ushakisha ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni utunyungu nkeneye njya mbibwira abantu nagiye mu ishyaka nashinze ishyaka PS imberakuri rwose nari umuntu ufite uko mpagaze hari abajya babivuga hari n'abanyibeshyeho bavuga ati ariko uyu muntu uhagaze gutya wa musore ukunda kwita duparufe duhumura twiza wa musore wambara ikoti kuva ku wa mbere akagera ku wa mbere wa musore ukunda ubutegetsi ariko kuyobora byo ndabikunda byo nabyo ubanza nabyo bimamo imbaraga siko ari n'uburenganzira bwanjye ubanza uwaca ku ruhande akareba ukuntu yamuguyaguya yamugira minisitiri yamugira kuyobora ikigo runaka ariko byaje kugaragara ko bibeshye ko banyibeshyeho mu magambo avunaguye rero ingufu aho zikura navuze ko ari uguharanira inyungu rusange kandi no kumva ko
haba n'urukundo. Bwana Gatabazi ntabwo ari mu Rwanda. Patrick ubanza we yari n'umwana atazi ibyo ari byo, yagiye muri 1994. Wishe umuntu w'umututsi byari ikibazo. Noneho guhaguruka avuga ati njyewe aya maraso y'abatutsi azabahama. Umva ko byari ibintu bikomeye. Ariko hari ijwi ryaje rimvugiramo ndabivuga. Hari nabo nashoboye guhisha. Sinavangwa n'Imana nayo yabigizemo uruhare rukomeye ko ntabwo ari njye wabahishe, narabahishe ariko umva ko n'Imana yatumye babaho ko ari abo babahishaga bakakwicana nabo. Igihe cyose ndagenda ndabikira. Ni urukundo rero, ni uguharanira inyungu rusange, ariko nkeka ko ibyo ngibyo Maître Bernard, kubera iki ubu ngubu utari mu barinzi b'igihango? kubisasira ni akayihariro ka politiki ifite. Kubera iki utari mu barinzi b'igihango, Maître Bernard? Icyo kintu nari nzi ko nzakibwira abantu. Abarinzi b'igihango, hari umwana nahishe icyo gihe agomba kuba yigaga nko mu wa kabiri, yari afite imyaka 8, w'umuhungu. Urumva ko ngo amaze kujya imyaka 40, ubwo ni nka 40. Uwo mwana twarahuye, urumva icyo gihe ninjye wajyaga kuvoma mvomera mukecuru, kuko jenoside yabaye n'ubundi nigaga muri université Imburabuturo niga amategeko. Ariko ibyaha bindi byo kugira amahirwe sinzi ko Imana mvugiyemo, yewe ntaha kare ngiye gutegura ikizamini cya comptabilité. Umva rero nari muri vacances, ubwo byaramfashije kuko i Kigali bose bari banzi. Ndibwa Gatabazi yitaba Imana, icyo gihe twakoze imyigaragambyo kuri université. Icyo gihe banavuga ati icyo gihe yitabye n'Imana nifite gahunda yo kujya kureba Gatabazi. Sinzi ni bya bindi Imana ivuye ku muntu. Ni ukuvuga ngo rero bari bananzi. Icyo gihe twari nakoze n'imyigaragambyo, ndibwa kuri RTL mu bari bavuze ngo mufate bwa bukombozi bwose burimo bwa bindi bwiga muri université. Uwo bavuga ni njyewe. Icyo gihe nari mu rugo, jenoside iba iwacu mu mayagano yitwa Ikinazi. Noneho gukana njya kuvoma, urumva ko abakecuru ntabwo bajyaga kuvoma, hajyaga abantu nkanjye cyangwa abasore. Duhera kuri robine karamanuka, akana kijimye, imikungugu n'ibiki byose. Karambona ati ariko we ntabwo wanyica. Aho kambwiye ati si kubera iki? Ngo ntaganda ngo ukina umupira cyane, ngo ndakuzi ku imoso, ngo muri ya nguni yawe hari ikigo twitaga Nyamukumba, ntabwo wanyicura umuntu mwiza. Ndakwicira iki se? Akabaza uwo mututsi se? Akana kagira ubwoba, ndakabwira ati mbwiza ukuri nanjye ndi umututsi. Ambwira ntabwo ndi umututsi. Abantu wanyu se biti? Kana karambwira ati iwacu babamaze. Okay. Akajyana agashyira mu bandi bana. Nacyo mbwira abantu ko mu gihe cya jenoside hari ibintu byinshi abantu bashobora gukora kandi bagakiza abantu. Kuko iyo bavangaga nk'umwana, cyane cyane nk'umwana uvuye kure, kugira ngo bamenye byabaga bikomeye, kugira ngo ukeka nyine hahandi babaga nyine aho byashoboka wamuhisha akabicana, ariko wagiraga ubutwari akagerageza, si ko nabyo yaba ubutwari kandi nta n'uwabibagaya, kuko burya acyavanguye amagara yatewe hejuru, buri wese asamaye, niko byaba bimeze. Uwo mwana rero amaze gukura, habaye by'abandi b'igihango, abahanzi b'igihango. Arahaguruka ari iwabo ati ariko se kuki ntaganda ataba umurinzi w'igihango? Bararebana, abantu bose barebana, ati se kubera iki? Hatanya ntaganda ni wampishe, ntaganda ni wahishe kanaka, ntaganda ni wahishe, ageza ku bantu ati ntaganda yahishe hafi 8. Hari n'abo yafata akajya kubahisha muri bene wabo. Ati muvuga uvuye aho ngaho ngo n'ubundi n'intera hamwe, niba yarabahishe ubwo yicaga abandi. Urumva ukuntu bamuvugiye? Ubwo yahishaga abantu akica abandi. Aha ngaha ngira ngo wenda hari n'abatabizi ko nigeze no gufungirwa jenoside, nacyo bakakinziza, bakavuga ati buriya ubwo yahishaga abantu yicaga abandi. Ariko nyine kwa kundi Imana igenda irengera umuntu, nagize amahirwe abo nahishe,
baba intwari rwose, ngira ngo mfate n'umwanya wo kubibashimira kuko abenshi batinya no kuza kunsura wenda ngo batunasubire tuganire muri ibyo bihe bikomeye, ariko n'umwanya wo kugira ngo mbashimire uko ari nk'abantu b'abadamu bakobwa nahishe muri jenoside bandegaga bavuga ngo narabagize nabafashe ku ngufu. Ndibuka rwaje rwose avuga ati ntaganda ari umusore wize universite, ntaganda ari umusore ukina umupira, ntaganda ari umusore ufite amafaranga, ntabwo ari gutegereza jenoside kugira ngo afate ku ngufu, niyo yari kunsaba ibyo ashaka kumusaba yari kubibona. Urumva rero ni amahirwe nagize, nkeka ko kuba ntaragiye mu barinzi b'igihango ni ibyo bibazo bya politike byose, kuko murabizi umuntu muzima imbere ya FPR ni umuntu uri mu murongo wa FPR. Nkabonye ko FPR sinanabitinya ko ijya yeza abantu bazwi ko bashobora kuba barakoze jenoside, binashobora ko bari abantu b'abarinzi b'igihango, bashobora kuba n'abantu bakoze jenoside, ariko kubera ko nyine bemeye gucinya inkoro bagacinywa inkonji, ibyo nyine wemeye pe gucinya inkoro igagucinya inkonji, ubu umuntu mwiza irakweza, waba uri umujenosideri waba uri umujura, ibi byinshi. Ikintu FPR ireba ni ubutegetsi bwayo rwose, ntabwo ishobora kureba ko uyu muntu ari icyo, ari umuntu w'imfura cyangwa se ufite imikorere myiza y'ubupfura. Tumva nahinira aho ngaho, urakoze cyane. turerekeza ku musozo w'ikiganiro. Urankundira nongere ngire ikibazo mbaza Maître Bernard, mu bikorwa mutegura harimo gusura imiryango y'aba bantu donc batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abapanseurs libres bazira ibitekerezo byabo. Maître, aba bantu babana bate n'abandi mu rusisiro? Kubera ko umuntu hariya mu Rwanda nyine ikibazo cyo kuba umuntu atavuga rumwe na leta n'umuryango ugerwaho, twagiye tubona bitwa aba influencers bagera ku miryango imwe n'imwe y'abantu cyo kora batari mu Rwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi. Uriya muntu mwene wabo uri muri gereza abaho ate? Iyo ubasuye ntabwo ukeka ko bishobora no kubateza ikibazo? Ibyo twari kuza kubigeraho kugira ngo tuzamo gufata umwanya wo koko singiyoboye ikiganiro, ariko ingingo rugomba intwari twagomba kwigaho n'uwa munsi warahariye imfungwa za politike n'iz'ibitekerezo ni icyumweru. Ndagira ngo nibutse abanyarwanda uyu munsi uko watekerejwe n'impamvu twahisemo kiriya cyumweru ariya matariki. Bwana Gatanazi, njye mfungurwa mvuye muri gereza, navuyemo wabivuze ko waje igihe nari mfunguwe mu mwaka wa 2014, naje ubuzima bwo muri gereza kuko narashigishwe kubera ibibazo nagiye ngira muri gereza, ari gukubitwa, ari ukwima ibiryo. Sinzera agafoto nigeze gushyiraho wakereka wenda usenze niba wakereka n'abantu ukuntu nari imeze icyo gihe. Ubwo buzima nagize ndi muri gereza nibwo bwatumye ngira iki gitekerezo cyo kuba uti mvuye muri gereza, ariko hagombye kuba ikintu cy'ikimenyetso kigaragariza abantu bari muri gereza ko tubatekereza. Urebye iyo foto uko nari imeze, gutera intambwe n'ingewe byari intambara. Ibyo rero byatumye mvuga nti reka hazashakishwe ari umunsi cyangwa icyumweru, turebe umunsi rimwe mu mwaka tujye dutekereza kuri abo bantu. Dufata ku itariki, kuva ku itariki ya 24 kugeza ku itariki ya 30. Abantu bashobora kwibaza kuki twafashe icyo cyumweru ayo matariki. Abanyarwanda, abanyarwandakazi,
ku itariki ya 24 mu mwaka w'2010 mu Rwanda habaye imyigaragambyo ikomeye. Imyigaragambyo yari iyobowe n'ishyaka PS Imberakuri n'ishyaka rya FDI Inkingi, icyo gihe yari iyobowe na Madamu Victoire Ingabire. Ndababwira ko icyo gihe ubanza wari mu Rwanda, icyo gihe ibintu byari bikomeye. Ni nabwo bwa mbere ishyaka rya FPR ryahuye n'ihurizo. Ndibuka abafashe abapolisi bafata abana kabati, ariko mwa abaturage mwa basiviyani murashaka guhirika ubutegetsi bwafashe intwaro bugahirika ubutegetsi bundi. Babati twe dufite intwaro mwe ntimushobora kudutsinda. Ariko ubonye ukuntu Kigali byari bimeze, nibwo bwa mbere mu Rwanda twabonye abapolisi bari bambaye ingabo, nako bafite ingabo, bikinga ko babonaga ibintu bikomeye. Twari twagose mu ambasade hose, Kigali hose, ahantu hose, twakuriye hose, hani Nyamirambo aho nakoreraga byari ibindi kugira ngo bamfate, habaye intambara zikomeye. Nuko twateguye kiriya cyumweru, nuko twahisemo nako uriya munsi ku itariki 24 kugeza ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu. Nkeka ko ibyo bintu abanyarwanda bagombye kubimenya, kuko batuma ko ari umunsi wavuye mu kirere gutyo, cyane cyane ko hari indi minsi ivuga abanyapolitike cyangwa ijyana n'abanyapolitike. Yewe hari n'ababibonyemo ikibazo, ariko reka ko nabasobanuriye mbereka ko iki cyumweru kitabangamiye indi minsi batekerezaho abandi banyapolitiki ku giti cyabo. Ngira ngo rero nongere nibutse abanyarwanda ko rwose iki ni icyumweru gikomeye, cyatangiye nafunguwe muri 2014 gitangira muri 2015. Twagikoraga nk'ishyaka PS Imberakuri, ariko ndagira ngo mbwira abanyarwanda uyu munsi amata yabyaye amavuta. Nibwo bwa mbere iki cyumweru kigiye gutunganywa dufatanyije n'abantu bari hanze y'igihugu. Ndagira ngo shimire Patrick Rugaba n'abo bakorana ko rwose ibi bintu byadukoze ku mutima, ko ibi bintu byakoze ishyaka PS Imberakuri ku mutima, ko ibi bintu byakoze n'abo ngabo turi kuvuga ku mutima, bumva ko iki gikorwa kitari noneho igikorwa cy'umwihariko wa PS Imberakuri, cyane cyane ko niyo tugiye gusura ntabwo dusura abantu bo muri PS Imberakuri gusa, dusura izo mfungwa za politiki, izo mfungwa z'ibitekerezo. Wenda Patrick aza kuba gahunda kugira nakomeza kwizima amagambo ibizakorwa uko bizakorwa, ariko ndahamiriza abanyarwandakazi, iki cyumweru twagikoraga turi ishyaka PS Imberakuri gusa, kandi tukagera ku ntego. Ubu rero twabonye abantu badutera inkunga, ari mu bitekerezo, ari no mu bushobozi. Niyo bwari ubushobozi buke, ariko nibura ngiye nkunda kubwira abantu bakavuga ngo ibi ni agatonyanga. Bishobora kuba agatonyanga, ariko gashobora kuba agatonyanga kagarura ubuyanja. C'est une goutte d'eau qui peut rafraîchir. Ni agatonyanga gashobora kugarura ubuyanja. Ni agatonyanga gashobora gutuma umuntu wagize inyota ashobora nibura kuba ati mbonye aka kantu. Petre, bariya bantu imiryango yabo ibaye hite? Nicyo nshaka kugusubiza noneho. Kumvikana ko bose ntabwo nzi imiryango yabo, hari umuntu aba afite ubushake hakabura n'ubushobozi, ariko urabizi nawe wabaye mu Rwanda, cyangwa se umunyamakuru burya mubariza n'abandi.
umuntu iyo yafunzwe kubera ko yanenze ishyaka rya FPR, kubera ko ari mu ishyaka ritavuga rumwe nk'ishyaka rya FPR nka PS Imberakuri cyangwa Darufa Murinzi cyangwa n'andi mashyaka, abasa nk'aho yabaye igicibwa. Abo rero ko bafatwa baratubatinya, ariko nanone hari ibintu bitangiye kugaragara mu Rwanda yuko abantu batangiye kubona ishusho nyayo ya FPR. Kubera iki? Ibi bintu FPR ikomeza gukora bizamera nka wa wundi w'inkubisi y'amaraso ageraho kayitarukiriza. Ubu niko bikugenda, kuko abantu batangiye kubona ati ariko bya bintu ubanza atari iby'amoko, bya bintu kuko ubanza kuko ari akarengane kari mu gihugu. Ubona abantu bagira ibibazo basenyerwa. Ejo bundi hari ibintu nigeze kuganiraho by'amagare yaje, ba bantu baduyaduya bafite bacuruza ubucogocogo dukeya, bagenda babakura ku muhanda, barangije bajya guteraho indabo kugira ngo bashimishe abazungu, kugira ngo bashimishe ngo sinzi niba ari abantu ngo baje gusura n'ibindi byose. Ibi byose ni nabyo bigaragaza ko ni FPR amakosa ikora ni nayo idushakira abayoboke. FPR ni nayo yishakira abanzi. None se bwana Gatanazi, ukwereka ko ngiye hari ikibazo napfaga na FPR? Nta kibazo twari dufitanye kandi nta n'icyo tunafitanye, nta nubwo na yanga. Icyo nanga ni imikorere mibi yayo. Ntese nibemeye ishyaka PS Imberakuri, ntitwari twemeye ko sinari nababwiye ko ngiye nta kibazo mfite. Nyuma yose byagenze bite? Bashatse ko njya mu kwaha nka PSD na za PL ndabangira, kandi ibyo bintu nari nabibabwiye imbere ya bose, bavuga ati njyewe mwemeye ishyaka ryanjye ntabwo nzajya mu kwaha, ntabwo nzajya muri forumu nubwo yemerwa n'itegeko nshinga. Ibyo byose nari nababwiye, ariko babirengaho. Nyamara twari twumvikanye ko ibyo bintu ngomba kuba muri opozisiyo, nta byaha bindi byo kumera nk'abakanaka n'abakanaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wavuze uti rero njye ninjya kubasura ntibazagira ikibazo. Icyo kintu twagitekerejeho. Iyo twagiye gusura nkanjye ngiyeyo, sura n'ubundi b'abanyapolitike bagaragara, byagaragaye n'ubundi ko ari ba bantu nyine batari mu murongo wa FPR. Sura Madame Ingabire, nkasura Mushayidi, nkasura n'abandi bantu mbese naho ngabumva, kuko ushobora kujya gusura wenda umurwanashyaka usanzwe ugasanga bibaye ikibazo. Icyo gihe rero tuzoherezayo abandi barwanashyaka bari ku rwego rwabo babasure, kandi bizagenda neza. Wenda kubera ko iki cyumweru cyajemo ingufu kidobya ntizabura, ariko buri teka tuba twashatse uburyo iki kidacamo, turakora icya kabiri kidacamo, kuri icya gatatu, gutyo na gutyo. Ngere nzasura abo banyapolitike nyine bakuru, ndagira ngo mbwire n'abanyarwanda ko ntaza kubyibagirwa. Ku cyumweru gishize, wa gatatu ushize, nasuye Madame Victoire Ingabire, sura na Theo Mushayidi, ariko ndashaka kugaruka kuri Theo Mushayidi. Theo Mushayidi afite ikibazo gikomeye kandi nagishyize mu maboko yanjye, ariko ndagira ngo gishyire no mu maboko y'abanyarwanda n'abandi bose baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Nanamagana ubuyobozi bwa gereza ya Mageragere. Biteye gute? Mushayidi yandikiye Perezida wa Repubulika asaba imbabazi kugira ngo nawe arekurwe nk'uko biteganywa n'amategeko. Kugira ngo iyo baruwa igere kwa Perezida wa Repubulika, igomba guca ku muyobozi wa gereza ya Mageragere, ya bindi mu gifaransa bita sukuvere, ni ukuvuga ngo ayemeze ko yayibonye kandi ayihaye uburenganzira ko ikomeza umurongo wo kugera kwa Perezida wa Repubulika.
njye naganiriye na Mushayidi ndamubaza, Mushayidi, ibi wabivanye ku mutima, urabyemera ko watse imbabazi perezida wa repubulika? Namubajije inshuro zirenga 10, abinsubiramo inshuro zirenga 30. Njye nabikuye ku mutima, ntakambira perezida wa repubulika, musaba imbabazi k'ibyo nakoze byose mbyemera kandi mbisabira imbabazi. Ibi rero ndagira ngo abanyarwanda bahaguruke. Ni byiza ko abantu bajya bakora imyigaragambyo, ariko iki kibazo cya Mushayidi kivugwe muri aho bihugu hanze hose, muri iyo miryango y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kandi mbonera n'umwanya wo gusaba perezida Paul Kagame. Njye hari ukuntu mufata wenda bitandukanye n'abandi, hari abajya babinziza bo muri opposition. Nkunda kubivuga, perezida Kagame ntabwo namutoye, ariko perezida Kagame nemera ko ari perezida w'u Rwanda. Ibyo byumvikana. Kuba naramutoye ntabwo bikuraho nemera ko ari perezida w'u Rwanda, ko afite ubushobozi n'ububasha bwose ahabwa n'amategeko n'itegeko nshinga. Nkaba perezida Kagame, uyu muyobozi wa Mageragere wanga gusinya ku iyo baruwa ya Mushayidi, Mushayidi we yiyemera ko asaba imbabazi, akemera ko ibyo yakoze binyuranyije n'amategeko, agasaba umukuru w'igihugu imbabazi, kuki umuyobozi wa gereza adashaka ko iyo baruwa igera kuri perezida Paul Kagame? Bikanagaragara ko iyo baruwa imugezeho yamuha imbabazi, kuko n'ubundi aziha n'abandi. Bishimangira rero umukuru w'igihugu nahaguruke, cyane cyane ko hari no kunaziranye na Mushayidi ko wabaye muri FPR, ngira ngo nabyo biri no mu mpamvu zishobora koroshya n'ibintu nk'umuntu wakoreye ishyaka rya FPR. Ibyo ngibyo wenda karakanyuzemo gakeya, ariko amategeko ntiyubahirizwe. Mushayidi uwo yandikiwe perezida wa repubulika, iyo baruwa imugereho, umuyobozi wa gereza ya Mageragere atange iyo sukuveri, ibaruwa igere kuri perezida wa repubulika, hanyuma natwe tuzavuga ati namara kuyandika ikamugeraho, ubwo ibindi bizaba bihariwe nyankana. Murakoze. Bwana Patrick, dusoza ikiganiro, wadusubiriramo uko ibikorwa by'ubuvugizi murimo gukora iki cyumweru kizarangira ku itariki 30, ni ibihe bikorwa muzakora? Bizakorwa gute mufatanyije na PS Imberakuri? Urakoze cyane. Reka nongere kugushimira no gushimira Maître Ntaganda Bernard. Icyumweru nk'uko mubivuga, twatangiye kukivuga mu itangazamakuru, nibyo bikorwa twatangiye, ndetse hari GoFundMe, ni uburyo bwo kwegeranya inkunga twashyizeho. Muraza kudufasha mu bishyire hasi mu kiganiro. Bifuza kugira inkunga yabo batanga bashobora kubibona iyo link cyangwa iyo liye, cyangwa aho bashobora kunyura batanga iyo nkunga. Tumaze igihe rero tubivuga mu itangazamakuru, ndetse twashyizeho n'ubwo buryo. Ejo hashize hari ikiganiro cyabaye, ari naho twamenye igitekerezo bwa mbere muri icyo kiganiro. Ni ikiganiro cyitwa Twitegura Impinduramatwara. Ni ikiganiro nkora mfatanyije na mugenzi wanjye Eric Ngoga kuri X Space, buri wa gatandatu saa 2 ku masaha ya Kigali mu Rwanda. Niho nahuriye na Maître Ntaganda Bernard, nabwo tuvuga ku mfungwa za politiki. Nibwo twamenye iki cyumweru, twemeza ko tuzanagishyigikira. Hanyuma rero ubwo ejo hari haba ikindi kiganiro gitangiza ku mugaragaro ibi bikorwa. Nyuma tariki 24 hateganyijwe, ntabwo ari ku mugaragaro, kizatajya ku mugaragaro ku wa gatatu tariki 24 ejo, ariko hari icyo kiganiro cyo kubwira abantu ko iyo gahunda ihari. Ku wa gatatu rero tariki 24 nibwo hazaba igikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro iki cyumweru. Tariki 27 hazaba ari ku wa gatandatu, hazabaho gusura imfungwa za politiki Mageragere mu magereza atandukanye. Ubwo na Mageragere irimo.
tariki 28 z'ukwa gatandatu hazaba ikiganiro n'itangazamakuru kizakorwa na Maître Ntaganda Bernard, hanyuma tariki 30 hakazabaho gusoza icyo cyumweru. Biteganyijwe ko nibishoboka uburyo bukaboneka amikoro abonetse hazasurwa imiryango ya zimwe muri izo mfungwa ku itariki ya 25 ya 26 n'itariki ya 29 z'ukwa gatandatu. Turifuza cyane ko abantu bazagira uko bafasha muri iki gikorwa, haba muri ubwo buryo twavugaga bw'ubushobozi ndetse no mu buryo bw'itangazamakuru no kukimenyesha abandi. Dukunda kubwira abantu tuti niyo waba udafite ubushobozi ushyira mu buryo bw'amafaranga ushyira kuri iyo GoFundMe, ushobora no gufasha gusangiza iyo GoFundMe ukayigeza ku bandi bantu, ukabwira abandi bantu icyo gikorwa bashobora kugifasha. Kubera iki? Kenshi mu biganiro dukora, wenda nawe ushobora guhura nabyo, abantu baravuga bati opposition niba mushaka impinduka, abantu mushaka impinduka, ubwo mvuye muri ONG ngeze muri rusange ku bantu bifuza impinduka, niba mushaka impinduka nuko mugomba gushyira hamwe. Gushyira hamwe rero nta kindi, nuko abantu bashyigikirana bagafatanya muri ibi bikorwa. Wamenya igikorwa abandi bari gukora gifite inyungu rusange mukagishyigikira. Niyo mpamvu twashyigikiye igikorwa cya PS Imberakuri. Ikindi nuko abantu bakunda kuvuga bati abantu bashaka impinduka muri mu mahanga, nawe bazumbaza uti muri mu mahanga, ati byaba byiza mugiye mu gihugu. Wi nivyo, ariko se abari mu gihugu uyu munsi tubafasha iki? Tubashyigikira dute kugira ngo bagere ku ntego biyemeje? Iki rero ni ikintu navuga ko n'umunzani uri imbere yacu kugira ngo koko twisuzume turebe niba twiteguye gufasha ibikorwa byiza bikorwa n'abantu baharanira impinduka. Nk'ubu ngubu mwabuze muvuga ibi by'akarengane abantu bahura nacyo. Umuntu nka Cyuma Hassan nta kindi kintu afungiye usibye ko yarahaye mikoro abantu barengana. Umuntu nka Idamangi yari umuntu ufite ubushobozi yibesheje, ariko aravuga ati muri Covid abantu bakicwa n'inzara, hari ibintu biri gukorwa bitari byiza, arahaguruka arabivuga. Nka Metix, iyo tuvuze abo bantu basigajwe inyuma cyangwa bafatwa nk'abenegihugu bo mu cyiciro cya kabiri, ntabwo ushobora gufunga amaso igihe abantu nk'abo ngabo bemeye kuba ijwi ry'abantu nk'abo ngabo bakandamijwe, bari mu kaga. Dukwiye kugira icyo dukora, kandi numva ari inshingano ya buri wese. Nkaba ari cyo nasaba abantu yuko mu by'ukuri dukora ibishoboka byose, dufatanye, kandi byanga bikunda uko tuzarushaho guhuza ibikorwa byiza niko tuzagera ku ntego. Murakoze. Tuti bakunzi ba Real Talk Channel, ni ahangaha tugusoreje iki kiganiro cyavugaga ku bukangurambaga PS Imberakuri yifatanyije na Rwanda Metix Youth Connect barimo bakora ku birebana n'imfungwa za politike n'uburenganzira bwazo mu Rwanda butubahirizwa, ariko bareba icyakorwa kugira ngo bibashe kugerwaho. I Kigali mu Rwanda nyine twari turi kumwe na Maître Bernard Ntaganda washinze akaba ari na perezida wa PS Imberakuri. Wakoze cyane Maître kwitabira ikiganiro kuri Real Talk. Urakoze cyane Bwana Gatanazi. Ndagira ngo wenda guce mu ijambo ko ntacyo bitwaye cyane, ngira ngo nshimire Rugaba aho wafatanyije rwose. Nkuko nabivuze, ibi ni amata abyaye amavuta. Uko igikorwa cyakorwaga ngira ngo hazazamo ingufu nyinshi, kandi ndabyizeye. Burya ngo bijya gushya birashyuha, kandi byatangiye gushyuha. Ikindi nsaba abanyarwanda cyangwa se abaharanira uburenganzira bwa muntu, abanyapolitiki batavuga rumwe na FPR, rwose n'ubutegetsi bwa narusaba, nuko iki kintu dukora ni ikimenyetso, kandi burya muri kamere muntu ikintu cyitwa ikimenyetso ni ikintu gikomeye, ni nacyo gitandukanya umuntu n'inyamaswa. Ikimenyetso cyo kwereka umuntu ko muri hafi mu bihe bikomeye. Nongeye mbisubiremo, bishobora kuba agatonyanga, ariko agatonyanga gashobora gutuma umuntu agarura ubuyanja. Reka nawe ngushimire kuba duhaye umwanya tukaganira kuri iyi radiyo televiziyo yawe irebwa n'abanyarwanda benshi. Ni byiza kuko burya n'itangazamakuru ni umuyoboro w'ibitekerezo, ni umuyoboro ushobora gutanga ubutumwa nk'ubu ngubu.
nongere ndangize ku mukuru w'igihugu rwose iriya baruwa ndabivuze kandi nzi neza ko hari abantu benshi bamwegereye banabishinzwe bakurikirana ibi biganiro yose. Iriya baruwa nimugereho, hanyuma nawe ntabwo bimuhatira akore ibyo amategeko ateganya, simbimuhatira ariko ndabimusaba. Perezida wa Repubulika amaze no kugira abuzukuru. Ejo bundi nabonye baragize umunsi mukuru wa sogokuru. Sogokuru rwose ndamusabye narekure cyangwa se nahe imbabazi Dewo Mushayidi, cyane cyane ko nyir'ubwite yabinyibwiriye, wenda no mu rugo biranasobanutse neza kurushaho ko we yasabye imbabazi yemera ibyo yakoze bitajyanye n'amategeko. Ubwo rero byo byonyine iyo usabye imbabazi bikuye ku mutima kandi ukabigeza ku muntu nka Perezida wa Repubulika ufitiye ububasha, izo mbabazi yagombye kuzihabwa. Ntabwo ari itegeko. Ndasaba umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Urakoze. Maître Bernard, nawe urakoze. Reka nshimire na Arugaba Patrick waje avuye mu muryango Rwanda Metics Youth Connect kuba witabiriye ikiganiro ukaduha umwanya wawe. Wakoze cyane. Yakoze cyane kuduha platform cyangwa urubuga kugira ngo dutange ibitekerezo byacu, kandi nshimire cyane abanyarwanda bose bakora ibishoboka kugira ngo bari abene bacu bari mu kaga bagire icyo babafasha. Murakoze.